Numvishije rero ngo yaragufashije nibyo? Njyewe amusore ntabwo ndi kuvuga amazina yanjye kubera umutekano wanjye mashaka. Ariko rero yaramfashije cyane cyane cyane. Nari maze imyaka itari munsi ya 14 narabaswe kubera kwikinisha. Yego. Nyuma y'iyo myaka rero nza guhura n'ibiganiro bya Shangazi. Mbonaho nambaze nireka muhamagare cyane. Ndamuhamagara turavugana arambwira ko icyo kibazo yagikemura kuko kubera ko nari namaze igihe kirekire nikinisha cyane. Nari namaze kugira ikibazo cyo kurangiza vuba cyane mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ku buryo nakoraga iminota mike cyane itari hejuru y'iminota 2. Bikaba birarangiye nibizana umunezero muri nge nawe n'ubikoranye nawe nishime. Nyuma y'ibyo rero naje kuvuga ni reka testing ibyo Shangazi yankoreye yambwiye niba ari ukuri. Ndaza n'ubundi ntangira igikorwa bisanzwe. Turu ya mbere nakoraga umunota umwe nkaba narangiye. Noneho gufata iya kabiri byantwaraga amasaha. Ariko nakoze turu ya mbere birangira nko mu minota 3-4 n'ibisanzwe. Iya kabiri nayo mbona birakunze kandi bikunda cyane rwose bidatwaye iminota myinshi mutafatiraho no ku ya kabiri. Uburyo byatangiye kugenda neza kuva icyo gihe n'ubu tuvugana biragenda neza cyane. Niwe nkunda guhamagara nkamubwira ni Shangazi sindabona undi muntu ukorana n'Imana nkawe. Haleluya. Ruko yambwiraga ati nubikora wifashishe no gusenga. None inshuti wenda ntabwo twigeze tuvuga amazina yawe ku mpamvu z'umutekano wawe. Yes. Kuva bwa mbere watangiye kwikinisha mbere ko ushaka umugore cyangwa wari umufite ibyo bikubaho kubw'impamvu z'akazi byagenze gute? Njyewe rero natangiye kwikinisha mfite imyaka 16 y'ubukuri. Kandi Shangazi namumenye mfite imyaka 28. Urumva ko haragiye igihe kirekire nikinisha. Ubusanzwe uri umugabo urubatse? Ntabwo ndubaka. Kuko nabanje kugira n'ipfunwe zo kuzana umwana w'abandi rero akabona ibibazo nk'ibyo. Ariko ubu tuvugana ndi muri gahunda zo gushaka n'itariki y'ubukwe yarapanzwe. Ariko nabanje kubitinya kubera ko nanjye nitinyaga najya kumwegera nkumva mfite ipfunwe. Ariko ubu rwose biri ku murongo cyane. Mufite ubukwe vuba ntabwo ari kera. Ngiye kukubaza. Mbaza nuko. Nizere ko uri buhite unsubiza kandi utari bumbeshye. Nta muntu uraguhamagara w'umugore cyangwa w'umugabo ati ashaka umuti w'urukundo. Yego, ibyo byoroshye. Urukundo undi ati Shangazi ko umugabo wanjye yagiye wamfasha iki kugira ngo agaruke? Washakiye umuti akagaruka koko. Yego ibyo mpura nabyo cyane cyane cyane. Iyo uhuye nabyo rero bigenza gute? Nawe ujye ugira cyangwa ibyo ntabwo mbigira ibyo bifata mu rwego rw'ubupfumu rw'inzaratsi rw'ibiki kandi ubizi ko turi abakristo. Iyo mbwiye gutyo rero njye ntabwo ngira iyo miti kandi naho wayibona hose ushaka kwibwira umuntu avuga ati rwose ngo nungu umuti umugabo arushaho kugukunda cyangwa se umugore wawe gukunde cyane cyane niba yaragiye agaruke wagira ngo uramuhaye ahubwo ugasanga umuhaye kabutinda ukamwicira utabizi. Ntabwo rero niwibeshye ukajya muri ibyo bintu cyangwa se niba wanabigiye mugarukiraho kuko ibyo bintu ni mu rwego rw'abapfumu ni imiti ya gishitani nyine niko navuga. Nta cyiza kiba kirimo rero. Nta cyiza kiba kirimo kuba ngo urashaka umuti w'urukundo, umuti wo kugarura umugabo, umuti wo gutuma gukunda. Uzashiduka umuhaye umuti wo kumwica cyangwa se wo kumuhindura ikidebire kiri aho ngaho. Ibyo rero ni bibi cyane. Ikiza nuko wasenga
ukamwerera imbuto nawe ugaherega buriya umugabo aba yaragiye wenda kubera impamvu hari igihe nawe uba atari shyashya bisaba ari kugira ibyo ukosora mu byo yagushinjije cyangwa se byatumye agenda ukabikosora nawe. ariko nimba izo keya zitamurimo akaba adafite umushake anajya kwa muganga amuvure akire ubwo bushake buze. Wa mugabo nawe nimba afite icyo kibazo nyine cyo kurangiza vuba akarangiza kandi umugore agifite ubushake uyu akaba afite umuti yaguha ubwo bushake bukaza nagende yijye kwirwa ngo arirwa mu butayu se nimba usenze imyaka 5 ubwo bushake butaza ukabekera abadayimoni buri mudayimoni agira ikimwica nimba hari umuti uri bwica uwo mudayimoni genda uwunywe. Waba ufite ikibazo mu gutera akabariro urangiza vuba warabaswe no kwikinisha umugore akaba yarakwinubye waba se uri umugore ariko inshingano zo mu gitanda zikaba zarakunaniye uribwa umugongo cyane nta mavangingo ndetse nta n'ububobere ufite Shangazi Dativa wamamaye ku isi hose ubu nawe wamubona byoroshye yewe namwe mufitanye ibibazo mu ngo yababera umujyanama mwiza cyane abakobwa n'abadamu namwe mutagiye mu rubohero namwe ibyo abibafashamo mu kanya nk'ako guhumbya umuhanga muze akora abamumenye baramwirahira wamwandikira kuri WhatsApp ukabanza karongo ko guteranya 250 783 441 825 aho waba uri hose ku isi aragufasha ndetse imiti ikakugeraho ku giciro nk'icy'umuneke. Shangazi Dativa igisubizo kuri twese. Ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza mwe muri mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda namwe muri hakurya y'imbibi z'u Rwanda amahoro. Nibisanzwe ngiye ni Pacifique Iradukunda kuri kwambaye kuri aha ni kuri Masenge TV ni channel cyangwa se ni televiziyo nyuraho ibiganiro bitandukanye cyane cyane bishingiye ku muryango cyangwa se ku kubaka umuryango. Imbere yacu Shangazi turi kumwe nawe ngira ngo twamwakira. Shangazi muraho neza? Muraho murakomeye. Ndabona ukeye urasa neza mbese harya umwambaro wambaye bawitanga iki? Ni umuhondo. Nuko mbona uri kubivugaho ufite gushidikanya. Ahubwo ni uri mu gushidikanya. Umuntu utazibara. Bajya vuga waruvuze ngo urasa neza kubera Imana. Kubera Imana. Imana ni ibikora buriya. Turayishimira. Yego noneho wasuhuza abantu bari kudukurikira. Turabasohoje no kuri abakunzi bacu ngira ngo nkunda kuvuga ngo turabakunda cyane ndetse cyane mu mbingo ni cyane abo twagiye dufasha abo twagiye abaza tukabaha ubujyanama abo twagiye twoherereza imiti hagiye baza bafite ibibazo cyane by'umuryango nyine bishingiye ku muryango babona bibashobeye bamwe bageze ku rwego rwo kwiyahura abandi bavuga ati urugo rurananiye birarangiye abo bose imyaka yose maze ndi muri ibi bintu ndabashoje. Ni Shangazi murankunda ndabizi rwose pe nta satani kandi mfite pe umukristo nanjye ndabakunda cyane nta muntu n'umwe umbwira kandi nta buryarya abantu baba bafite burya hari umuntu ukuryarya nyine ukabona ko akuryarye ariko abantu banjye ni ukuri bambwira ko bankunda kandi nuko babona ko hari ikintu nabamariye cyangwa se mbamariye. Rero reka mbasuhuze abari mu bihugu bitandukanye abari mu gihugu cy'u Rwanda abantu bose aho bari hose mu mujyi wa Kigali mu ntara turabashuhuje abagore abagabo abakobwa abaje hano bagiye kurushinga abo bakaba banezerewe yego abakobwa njya nakira ubwo mwenda bagenda mvuga nsoza abo nakira n'abandi bataraza nabo ndabashuhuje hanyuma ngasuhuza abagabo n'abagore ubwo nyine mba ndimo kwibanda ku bantu twagiye tubonana babandi baje bikomeye bimeze nabi bibaza ati suko ko urugo rwanjye maherezo nayahe uyu munsi bakaba bavuga ati gose Shangazi warakoze ntabwo twabona icyo tugushimira mwese ndabashoje Imana ibahe umugisha reka tubahe kazire muri iki kiganiro ndetse mujye mubwira n'abandi ndabizi ko mujye mubwira abandi hari abampamagara ati twahawe nomero n'umuntu wafashije mukomeze mubabwire kugira ngo badacikanwa n'ibi byiza biri kwa Shangazi murakoze cyane. Shangazi urumva mwese arabasoza ariko Shangazi arakantu ngiye kumubaza yihangane ngiye kukubaza mbaza n'ukuri nizere ko uri buhite unsubiza kandi utari bumbeshye nta muntu uraguhamagara w'umugore cyangwa w'umugabo ati ashaka umuti w'urukundo
ibyo ngibyo byoroshye urukundo undi ati shangazi ko umugabo wanjye yagiye wamfasha iki kugira ngo agaruke washakiye umuti akagaruka koko yego ibyo mpura nabyo cyane 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 iyo uhuye nabyo rero bigenza gute nawe ujya ugira cyangwa ibyo ntabwo mbigira ibyo bifata mu rwego rw'ubupfumu rw'inzaratsi rw'ibiki kandi ubizi ko turi abakristo iyo mbwiye gutyo rero njye ntabwo ngira iyo miti kandi naho wayibona hose ushaka kwibwira umuntu avuga ati rwose ngo nguhe umuti umugabo arushaho kugukunda cyangwa se umugore wawe agukunde cyane cyane niba yaragiye agaruke wagira ngo urawumuhaye ahubwo ugasanga umuhaye kabutinda ukamwicira utabizi ntabwo rero niwibeshye ukajya muri ibyo bintu cyangwa se niba wanabigiye mugarukiraho kuko ibyo bintu ni mu rwego rw'abapfumu ni imiti ya gishitani nyine niko navuga nta cyiza kiba kirimo rero nta cyiza kiba kirimo kuba ngo urashaka umuti w'urukundo umuti wo kugarura umugabo umuti wo gutuma agukunda uzashiduka umuhaye umuti wo kumwica cyangwa se wo kumuhindura ikidebire kiri aho ngaho ibyo rero ni bibi cyane ikiza ni uko wasenga ukamwerera imbuto ugaherega buriya umugabo aba yaragiye wenda kubera impamvu hari igihe nawe uba atari shyashya bisaba ari kugira ibyo ukosora mu byo yagushinjije cyangwa se byatumye agenda ukabikosora nawe yego ngo rero wihangane ntabwo nari ntariye ubwo nagira ngo tumare impungenge abantu bashobora kuba bahamagara bakibwira yuko ya miti banyarwanda bafite ubwenge bwinshi kuri ibyo ni byiza kubibaza kuko barabimbaza benshi ngo njya numva ngo bateka mu gasombe ngo ubundi simbizi uko babigenza nanjye nayo numva ni abagabo tuganira kumva ngo kuriya mugabo bamuhaye isombe ugasanga nyine aho kugira ngo akire nk'uko babyibwiraga ahubwo babonye ibyo batari biteze bamuhaye isombe bamukuye naho yari ari ugasanga ubuzima bwe barabuhungabanyije ntakiri umugabo uteye ishema ry'urugo ntakiri umugabo ubwenge bwaratakaye ugasanga hari n'abapfarega akamuhaza uko agatamuhaye wundi ukamuhaye nyine akavuga ati ubwo urarata abana impyisi zihuma agahita amuhereza atakira ugenda umuhaye arakugarukira ubundi bikarangira asezeye ku isi kandi ari wowe ubikoze birahari cyane byinshi yego tukiri aho babwira ibanga ryubaka urugo ibanga ryubaka urugo icya mbere ni urukundo ni urukundo icyizerane ngo ubundi iyo urugo hatarimo urukundo hatarimo icyizerane hatarimo guhuza urugo rurasenyuka iyo mwashakanye nta rukundo nkunda kubibabwira ukamushaka ufite icyo ugamije umushaka amafaranga hari ibintu bifatika nyine bigaragara abantu bajya gushaka kuko njya nakira abantu akambwira ati ngiye hari igisaza ngiye gushaka gutyo babivuga ariko gifite amafaranga nubwo n'umukobwa uri mu myaka ingahe gifite amafaranga mbese washatse wo mungana uramukunda ngo ngo simukunda ariko arashaka ariya mafaranga umva rero urwo rugo ruzamara kabiri ntashatse umugabo ashatse amafaranga kandi akanashaka amukunda atamukunda ni uko ntaba amukunda abashaka iyo mitungo iyo amaze kuyibona nyine ni hahandi nashaka kwishima nashaka kunezerwa nashaka gukora ibyo kwishimisha ajya mu bo bangana ntabwo ari byo kwishimana n'uwo musaza icyo mushakaho ni iyo mitungo rero urwo rugo kumva ngo umukobwa afite imyaka 20 ashatse umusaza w'imyaka 60 ngaho rwose harimo ikinyuranyo gikomeye cyane urwo nta rugo rurimo rwose nyine hari ikintu kindi aba yishakira rero urugo rwubakira ku rukundo ku cyizerane icya mbere gishingiye cy'ishingiro ku bintu byose ni urukundo iyo nta rukundo ruhari ibyo mwageraho byose ibyo makuru byose ntabwo bishobora kurama Bibiliya yarambwiye ngo umugore w'umutima yubaka urugo ariko umupfapfa ararusenya ni urwisenyero rwose kuko niba ngo usenyera rw'umutiza umuhoro bariya abandi baza baje kumutiza ariko we aba yarutangiye kera ugasanga abandi baje kumuha umusada nyine wo kumufasha ariko we ariwe watangije umushinga noneho tukiri aho ngaho wagiye ufasha abantu benshi mu byiciro bitandukanye ukurikije imyaka umaze muri ibi bintu ko byasa kose bimazemo imyaka myinshi cyane
myinshi kugira ngo bamwe mu bo wafashije bwa mbere ukibitangira ubu ngubu abo babyaye nabo bashobora kuba bagiye kurushinga abana babo bagiye babanzanira urumva ko ufite uburambe rero muri abo bantu bagiye ufasha hari ubona ejo bundi mperutse kwakira hano yari umurundikazi n'abanyamahanga ujya ubakira cyane ni ukuri pe ibyo ni ibintu baza hano nabohereza imiti nabasanga iyo bari ndabakira ndetse cyane bamaze kumenyerega ibanga ry'abanyarwanda bamaze gusobanukirwa icyo bita urubohero icyo ari cyo ubwo muri abo ngabo njye nari mvuze uwo nakiriye ko byasa kose uwo nakiriye n'uwatangaga ubuhamya vuga ibyiza yabonye hano muri Masengera Life Center ariko nawe hari abantu bufite nk'ikigero muri uyu mwaka umaje kwakira abantu bangana iki uyu mwaka turi gusoza wa 2025 nabarondora pasi ko makayi yuzura n'amashini kuzura ariko sinakubwira ariko ni benshi pe ni benshi ikigereranyo wenda uyu mwaka abantu nka magana inani gutyo 900 hafi aho ngaho abo byafashije ni nk'abangahe ku ijana abo byafashije mu by'ukuri nkunda kubwira umuntu iyo wenda tuvuge nk'abagabo kuko abagore bo tuba turi kumwe nyine araza akamufasha buri munsi akagenda amusezereye mubwiye nti nawe ubwe abibona ko bimeze neza urumva ubu ngo ntabwo dushobora gutandukana atabona ko byaje cyangwa se nanjye ntabona ko iki gikorwa twakoraga kirangije gisojwe abo ngabo urumva ko abagore nta kibazo noneho ku bagabo bafata imiti urambwiye ngo abo byafashije abagabo nyine hari ukuntu afata umuti agahugirana akagira gute akibagirwa kukubwira ariko kubera ko namba narabanditse nkunda kubahamagara nkababaza bimeze gute akambwira ati yone nabagiye kukubwira ni ukuri warakoze hari abibwiriza nyine bakampamagara akambwira ati shangazi warakoze ubu ngubu bimeze neza benshi cyane abo nafashije rero bigakunda akambwira ati bimeze neza ubwo nabamvugishije abataramvugishije wenda bo ntabwo ndamenya uko bimeze ariko icyo nkunda kubwira abantu ni uko uyu muti iyo wawufashe neza uko bikwiriye ukubahiriza gahunda zose z'uyu muti nta muntu n'umwe n'uyu udashobora gufasha kereka iyo ufashe nabi cyangwa ukawufata unywa inzoga cyangwa ukica amabwiriza nyine ni nko kwa muganga bisanzwe ushobora kugenda ugafata imiti n'igira icyo kumarira kubera ko wayifashe nabi urumva rero abo nafashe nyine abo byagiriye umumaro ni benshi kuko nawe urabizi ko hari abujya baguhamagara hari abujya ubona n'icyo byose barahari benshi cyane kandi bafite ubuhamya bufatika ubu se ubu nonaha muri kino gihe dusoza umwaka nta muntu uraguhamagara avuga ati shanga nguhaye inka inka nyine ni kwa kundi umuntu aravuga ati rwose shangazi umva nzagukorera ikintu gikomeye ntabwo nzi ngo ni inka cyangwa ni iki ariko ibyo bagiye bampa byo ngira ngo ntabwo byose wabigaragaza ibyo hari ibyo twagiye tuvuga hari ibyo barashimira pe hari uguha amafaranga hari uguha ikintu runaka ku bintu bitewe n'ubushobozi bwe nyine iyo nka rero yo ishobora kubarwa amafaranga ishobora kubarwa mu bindi bintu muri esanse yego noneho abanyarwanda nyine bagira umuco wo gushimira ntabwo bajya bagira nuko rero ugufashije uramushima yego noneho tutagiye kure cyangwa se ngo dutinde cyane ubu nonaha nta muntu wampamagarira mu bantu ufite wafashije ukareba nk'umuntu ukamutungura ukamuhamagara ukamaze ubundi bimeze gute wamuhamagara ubundi nkamwibariza nkumva neza umugabo ese umutunguye uribwira ko sinzi ko agira ngo kuri kamera aduhakanire twabikora dutaduhakanire ntacyo ubu se nuko ushobora gutungura umuntu ugasanga ari mu kazi ugasanga ntahugutse cyangwa se ntarabyiteguye akaba ati kuki muntunguye ugasanga wenda birageze bwagira reba umuntu wahamagara uvuga ati naramufashije uko byasa kose ndamutse muhamagaye ntiyagira ibintu abura kugira ibintu avuga yuko byakemutse baba ari benshi banshimira kandi nakubwiye ko nongera nkabahamagara kandi abo bakampamagara urumva rero
reka ndebe ko hari uherutse uwo duherukanye kuvugana muri iyi minsi ntabwo ari kera wenda abandi bo reka ndebe n'uwafashije akaba ari gutera neza akabariro yego rwose yaje afata umuti ubwo impamvu wenda ahise aza ni uko ndumva arabimbwiye ejo niba atari ejo bundi hashize nk'iminsi 2 gutyo nawe duherukana vuba ambwira ko ashimira ibintu bikomeye cyane reka ndebe ko yiteguye niba atiteguye nyine ubwo turihangana twikomereza ikiganiro urumva rero umuntu Shangazi agiye kuduhamagarira ni umuntu waje ufite cya kibazo cyo kutabasha gutera neza akabariro ariko pasi reka nkubwire kucyotsa neza umugore reka nkubwire ibi bintu harya abantu ngiye rwose mu kuri mujye mumbabarira harya abantu ubona nyine ufashe telefone uhamagara ati buriya arimo arihamagarisha n'uwo bavuganye ntacyo zanamwihamagarire weya ushobora no kumuhamagara wenda abantu bagatekereza ati buriya yaramuteguye aravuga ati uzanye ntangire ubu buhamya kugira ngo ngiye barabizi ni ukuri cyo kuba nta kintu mbashinja abantu banjye nta muntu ujya uvuga ko ari ibintu mba natekinitse kuko bihamya biba bihari njye sinshobora kubeshya ngo tekinike gutya umuntu ntaramufashije ntaramuvuye ndangiza ngo njye guhamagara oya turi abakristo tugomba gukora nk'abakristo abantu b'Imana urumva wabeshya utabeshya niba umugisha ari uwawe cyangwa se niba abantu nyine barakugiriye icyizere abantu bakugana nta mpamvu yo kujya kubeshya n'iki byo kuko iyo ubeshya nuko n'ubundi ubeshya nubwo upfundikanya n'ubundi uzi ko ibyo ubaha nta kintu bibafasha iyo rero ibintu bibafasha nta mpamvu yo kwinginga reka rero turebe uyu muntu niba yabasha kutwemerera wamuhamagara ndashaka kugira utubazo mwibariza abanyarwanda ashobora no kwanga guhita kugira ashobora no kwanga guhita wenda reka turebe niba bikunda turebe yayifashe yego yayifashe halo muraho neza muraho neza ni Shangazi murimo kuvugana yego Shangazi amakuru y'iminsi ni neza tumeze neza egereza telefone mikrofone urabona nta kibazo rwose yego twari turi mu kiganiro hari umunyamakuru warushatse kugira ibyo akubaza ariko nanjye ndavuga naramuka kwemereye simbizi ngira ngo urabizi ko hari abantu benshi batabikunda ariko sinzi niba watwemerera nkamuguha akakubaza ku bijyanye n'ibyo nagufashije yego nari ndimo bize mfite akazi kenshi ariko nta kibazo yambaza murakoze yego alo yes muraho neza aho neza yego uravugana na Pacifique Iradukunda yego ndi umunyamakuru ukunda gufasha Shangazi mu biganiro bigiye bitandukanye acisha hano kuri social media yego Pacifique yego numvishije rero ngo yaragufashije nibyo yewe amusore ntabwo ndi kuvuga amazina yanjye kubera umutekano wanjye mashaka ariko rero yaramfashije cyane nari maze imyaka itari munsi ya 14 narabaswe kubera kwikinisha yego nyuma y'iyo myaka rero nza guhura n'ibiganiro bya Shangazi mbonaho nambazi nireka muhamagare cyane ndamuhamagara turavugana arambwira ko icyo kibazo yagikemura kuko kubera ko nari namaze igihe kirekire nikinisha cyane nari namaze kugira ikibazo cyo kurangiza vuba cyane mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ku buryo nakoraga iminota mike cyane itari hejuru y'iminota 2 bikaba birarangiye nibizana umunezero muri nge nawe n'ubikoranye nawe nishime ariko nyuma yo kumumenya arambwira ati icyo kibazo rwose nagikemura kandi uzabona impinduka Shangazi ndamwizera nta n'uwo nari nzi sindanamurebaho n'ubu tuvugana simuzi nuko namwumvishije kuri telefoni nk'uko turimo kuvugana nawe yego
nuko arambwira ati unyohereza amafaranga kuri nambi n'iyi ndakohereza umuti nkwereke n'ukuntu uri buyikoreshe biraza kugenda neza mu minsi itari myinshi. Tangaza ndamwizera mwohereza amafaranga umuti nubwo nagiye kuwufata yawunshiriye kuri iyo nsanga aho narindi yego ko narindi ahantu kure mu ntara. Umuti njyewe ndawufata mbwiraho n'ibindi byo kuwukoresha nyuma yo kuwutekinga nyuma yo kuwufata abikora nkurikiza amabwiriza nk'uko yayimbwiye nkazajya mugisha n'inama akambwira uburyo nabikora aramfasha ndawukoresha mpaka umuti urangiye. Nyuma y'ibyo rero naje kuvuga ni reka testing ibyo shangazi yankoreye yambwiye niba ari ukuri. Ndaza n'ubundi ntangira igikorwa bisanzwe. Turu ya mbere nakoraga umunota umwe nkaba narangiye. Noneho gufata iya kabiri byantwaraga amasaha. Ariko nakoze turu ya mbere birangira nko mu minota 3-4 nk'ibisanzwe. Iya kabiri nayo mbona birakunze kandi bikunda cyane rwose bidatwaye iminota myinshi mutafatiraho no ku ya kabiri. Uburyo byatangiye kugenda neza kuva icyo gihe n'ubu tuvugana biragenda neza cyane. Niwe nkunda guhamagara nkamubwira ni shangazi sindabona undi muntu ukorana n'Imana nkawe. Haleluya. Ruko yambwiraga ati nubikora wifashishe no gusenga. Nacyo kintu namukundiye burya n'ubyo akora avuga Imana cyane rwose. Haleluya. Avuga Imana nakora rwose n'ukuri nje ndabyemeza kuko byaramfashije kandi bingiye muri kuvugana n'ubundi nawe. Birakora cyane shangazi rwose niba ari ukuvuga ngo Imana izamuha umugisha none izamuhe mwinshi cyane. Haleluya. Komeza wakira umugisha. Ndumva ingo nyinshi azubatse kandi rwose zirakomeye kubwe. None nshuti wenda ntabwo twigeze tuvuga amazina yawe ku mpamvu z'umutekano wawe. Yes. Kuva bwa mbere watangiye kwikinisha mbere ko ushaka umugore cyangwa wari umufite ibyo bikubaho kubw'impamvu z'akazi byagenze gute? Njyewe rero natangiye kwikinisha mfite imyaka 16 y'ubukuri. Kandi shangazi namumenye mfite imyaka 28. Urumva ko haragiye igihe kirekire nikinisha. Noneho mbere uza kwa shangazi kugira ngo abe yaguha umuti cyangwa se mwavugana nta mpungenge wabanjije kugira ngo banze ugire impungenge wibaze tuyu muntu ngiye kwegera bitebye? Nanjye rero ntabwo numvishe ikiganiro cye bwa mbere ngo mite mfatiraho nje kumwegera. Nabanje gukurikirana amakuru ye nabonye ibiganiro bye byinshi cyane naramuhamagara ngo tuvugane. Nabanje mbese natwaye nk'igihe kiri mu mezi 6. Ndimo kugira ngo menye shangazi ninde. 6 yose? Amezi 6 rwose mbona ibiganiro bye ariko mbisimbuka nyine numva ari ibinyoma. Nigeze aho ngaho ndatinyuka reka shangazi rwose muhamagare tuvugane n'amafaranga nyamwoherereze n'ibigenda ukundi nta kibazo ndabamumbi. Ndabampiye. Ndumva warahuritse ariko Imana ishimwe ubwo wamwegereye ukabona birakunze. Ubu ngubu ukurikije igihe umaze gufatira umuti n'uyu munsi wa none, hari abantu bajya bavuga ngo ntibishoboka. Akenshi abantu baba barahuye n'izo ngaruka baba baratakaje icyizere, ntibishoboka ko nabyutse umugore ngo iminota 10 irenge ishire twinjire muri 15 hejuru. Hari abantu bazi ko ibyo bintu bidashoboka cyangwa se bitabaho, babibara nk'inzozi. Wababwira iki nonaha? Njyewe rero abantu bafata ibyo bintu nk'inzozi
muri njyewe nababwira ko ari ibintu bishoboka kandi ari indwara ivurwa nk'izindi zose. Ibyo ko abantu wenda babifata ukundi bakavuga ngo biteye ipfunwe sinabivuga, ariko rero iyo utavuze ikintu kigufiteho ingaruka mbi uba urimo kwiyica nanone cyane. Ni ukuri inama nabagira ni ukwegera shangazi bakamubwira ikibazo bafite. Rwose ndabizi neza mbihamya kandi mbishimangira ko yabafasha bikagenda neza cyane cyane. Ubusanzwe uri umugabo urubatse? Ntabwo ndubaka kuko nabanje kugira n'ipfunwe zo kuzana umwana w'abandi rero akabona ibibazo nk'ibyo. Ariko ubu tuvugana ndi muri gahunda zo gushaka n'itariki y'ubukwe yarapanzwe. Ariko nabanje kubitinya kubera ko nanjye nitinyaga najya kumwegera nkumva mfite ipfunwe, ariko ubu rwose biri ku murongo cyane. Mufite ubukwe vuba ntabwo ari kera. Imana ishimwe, Imana ishimwe kandi Imana izabashyigikire. Bitaragenda neza bizagenda neza kubera Imana. Ubundi ikigora ni ugutinyuka no gufata umwanzuro. Nta bidakemuka mu isi uretse urupfu. Cyane cyane rwose. Reka noneho ngusubize shangazi wawe ubwo duhaye ubuhamya rwose bwiza cyane kandi urakoze, Imana iguhe umugisha. Namwe murakoze cyane. Reka ngusubize shangazi. Yego nukuri urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Murakoze shangazi. Yego dore ko hariho benshi usanga afite ipfunwe ryo kuvuga ibyo bintu cyangwa se akagira isoni ryo kubibwira abandi. Ikindi hakabaho n'abandi bantu usanga barafashe imiti ahantu henshi hatandukanye, yagera akabizinuka kumva nyine abantu bose n'abatekamutwe. Ariko iki kintu ukoze nyine kiba gihaye abantu icyizere kumva ko ibintu bari barumvaga ko bitagishoboka cyangwa se byarangiye baratereyeyo ko bishobora gushoboka. Yego. Kandi nanjye nukuri ntago nayenze ko wangenzuye ayo mezi yose pe. Oya narakugenzuye cyane. Burya nagukontaktinze mfite amakuru yawe menshi. Yego. Yego, Imana rero iguha umugisha kubwo kuduha uno mwanya. Hanyuma wenda inama ku bantu bafite ibibazo bimeze gutyo, abantu bihebye bumva ko bitagishoboka, abantu bafashe imiti itandukanye. Gatoya nk'amasegonda kugira ngo dusoze. Yego nari nkubwiye ngo bahe inama. Yes. Abantu bafite ibyo bibazo bitandukanye bakaba barafashe n'umutahandi. Njyewe rwose nta yindi nama nabagira n'ahandi hantu nabarangira usibye kubagira inama y'uko bagana shangazi rwose akabafasha. Ikindi kandi no kubiganiraho kuko hari igihe umugore abwira umugabo ati rwose wagiye kwivuza kureba, urumva wenda wowe wagize amahirwe yo kwivuza utarashaka, ariko hari abashatse noneho umugore yamubwira ati ibi bintu ni ibiki ko wagiye kwivuza, umugabo ati reka nta kintu ndwaye. Abo bose rero inama nyine niyo ngiyo yo kwivuza kuko birashoboka ko bashobora gukira, nta mpamvu yo kwiheba ngo bumve ko ubuzima burangiriye aho ngaho. Ibyo nibyo kandi ni ukuri iyo ugira ngo sinatinyutse n'ubundi ngo mubaze. Nanjye mba nyigendera muri za ngaruka. Ariko ubu rwose ndaho ndi mutaraga pe, si ukukubeshya shanga. Ndabyumva. Ndakomeye cyane ubu, ndumva nta kibazo mfite mu bintu bijyanye n'ibyo. Imana ishimwe, ni Imana yabikoze, rega buriya turabakozi b'Imana. Cyane ibyo naragendeye. Rero urakoze cyane, Imana iguhe umugisha, reka twe kugukereza mu kazi kawe. Imana izagushyigikire mu bukwe bwawe, buriya tuzanabutaha. Cyane nzabatumira rwose. Yego murakoze cyane. Wow, amashyi menshi ku Mana tuyashyize kuri shangazi, ntabwo ntiyakunyura ariko ku Mana nubwo yaba ari make cyane Imana yakira nk'ikintu kigari. Yego ni n'Imana tuba tugomba gushimira ko atari Imana
nta kintu wabasha gukora. Yego, uyu muntu rero nk'abantu nk'aba ngaba imyaka 10 n'abantu bari kugushaka. Ariko nyine reka dukomeze ndaza kumuvugisha nyine. Wamwitaba nta kibazo ukamubwira. Oya kuri kamera nawe urumva n'umuntu ukeneye serivisi ko ndi bukubona ntabwo rero wajya kumwitaba. Noneho reka tugire dusoze ikiganiro kugira ngo bashe kuba wana kwakira abantu bari kugushaka ku murongo wa telefone. Noneho ubujyanama watanga uko byasa kose ikiganiro dukoze hari ibintu byinshi ufasha umuryango, yewe si n'abagabo gusa ufasha n'abagore urabafasha muri Masenge Life Center. Niki wababwira unatanga adresse n'ibindi nk'ibyo? Wenda abagabo tumaze kuvugaho cyane, inama twabaha nuko badakwiriye kwiheba, kumva ko byarangiye, kumva ko ubuzima bwarangiriye aho ngaho. Umugore buri munsi agahora akubwira ati usanga akubwira rya jambo riyo ati wowe ubona umaze iki, ukagirwa gusuzugura akakuzeyuka, ntabwo ari byiza. Nkunda kubabwira ngo muze kuko ngira ngo ubuhamya murabwiyumviye, muze tubafashe. Niba warafashe imiti kuko hari umuntu ujya umamaga avuga ko nafashe gutya na gutya na gutya, oya ibyo ngibyo bibafashe nta hantu bihuriye n'umuti nzaguha. Rero turahari kugira ngo tubafashe, kandi n'ukuri Imana mu gihe ibaye ikimpagarika birakunda. Hanyuma turagira ngo tubabwire ngo rero bakobwa mwitegura gushaka, mwitegura kubaka ingo zanyu. Umusore akaba abikubwira bikore rwose, nta nubwo ari ngombwa kubikubwira kuko ashobora kutabikubwira ugatungurwa nuko abikubaje ugezeyo. Bikore rero birashoboka, dufite urubohero rwiza, turabafasha. Abagore babikeneye, abakobwa babikeneye, uraza rwose. Ahantu dukorera n'ahantu heza cyane, haratuje, nta kavuyo. Buri muntu aza ku isaha ye ku minota ye mba namuhaye kugira ngo bataza bakahahurira ugasanga wenda umwana avuga ati runaka arambonye ni iki. Hanyuma ku basore bikinishije bikabagiraho izo ngaruka nabyo byo kuba bazubaka ingo zabo ugasanga, cyangwa se barazubatse ugasanga bakaba barikinisha ari abasore, bikabagiraho izo ngaruka nk'ibyo tumaze kumva. Turabafasha tukabaha umuti bikagenda neza. Murakoze cyane rero, ndumva ari ibyo cyane cyane n'ibyo twibandaho. Twibanda ku bagabo bafite ibibazo byo kurangiza vuba, gucika intege, tukibanda ku bagore batagira ubushake, babandi bwose ibintu byazambye mu buriri, ibibazo uko byagenze bakibaza kuko kuki njye ntameze nk'abandi, ibyo njya numva n'abandi. Abo bose turabafasha, hanyuma tukabafasha gukora iby'urubohero kugira ngo ube umugore mwiza umeze neza wujuje ibyangombwa byose. Dukorera rero mu mujyi hano hafi n'ahahoze gereza, niho dukorera mu mujyi wa Kigali hafi n'ahahoze gereza muri sitasiyo SP niho turimo gukorera. Hanyuma nomero zacu ni 0783441825. Iyo nomero iri no kuri WhatsApp. Tigo ni 0722 635256. Imana ibamugisha. Amen. Mugire ibihe byiza, ubwiza bw'Imana bubane namwe. Njye mwari kumwe ni Pacifique Iradukunda ndetse na Shangazi Dative Mukamana.